nabwira abanyarwanda kurya amadini ubyitondemo. Ugasanga hari umunyarwanda mbese umutagatifu cyane ukomeye kuri kiliziya gatolika kurenza papa, ukabona umwisilamu n'imyenda yayitemaguye, yakoze ibyo ashoboka byose, yitwikiriye mbese nk'abarabu bari mu butayu. By the way, biriya bintu byo kwifunga ikintu mu mutwe mucyita ngo ni ikiremba. Biriya bintu bifasha abantu bo mu butayu kugira ngo uriya mukungugu n'uriya mucanga utabajya mu mutwe, ibindi bakabishyira mu maso kugira ngo ibyo bintu bitaza. Ukabona umwisilamu wo mu Rwanda yitandiye umwenda w'umukara yashyizeho, no ku maso yahakinze. Kariya kantu gafashaga abantu bo mu butayu kugira ngo badahumishwa n'ivumbi ryo mu butayu, ariko ukabona umuntu yari yarabikora i Kigali. Ibintu mubyitondemo, mubigabanyemo ibintu by'amarangamutima, dutangire gutekereza ku bintu. Niba jenoside yakorewe abatutsi atari ikintu cyiza gituma abanyarwanda bakwiye gutangira gutekereza ku madini, batangiye gutekereza kuri leta, badatangira gutekereza kuri politiki, gutekereza ku ndangagaciro za sosiyete, nta kintu mwize banyarwanda. Hari ibintu bibiri. People should learn to question. The capacity of intelligence, human intelligence, is built on questioning. Umuntu udashaka yuko uba umunyabwenge ntakwemerera kubaza, ntanakwemerera ko icyo kintu kibazaho. Abantu benshi batangira kwibaza ku Mana, amadini akabatera ubwoba. Kwibaza ku Mana uba uri guhakana, uba uri gupinga ibintu Imana yavuze. Ntabwo uba wahakanye, niko madini avuga. Iryo ni iterabwoba navugaga, ni iterabwoba. Kubanza kwibaza ibibazo no kugira amakenga ku byo bakubwira, no kwibaza ibibazo bikomeye bishingiye mu kintu kiri mu muntu cy'Imana yamuremanye cyo gushakashaka no kumenya ukuri. Ariko amadini yo akubuza gukora ubwo bushakashatsi, ahubwo akaguhereza ibisubizo birimo n'iterabwoba yuko ibindi wibaza byitwa ubuhakanyi, byitwa kutemera, no kubangikanya Imana. Iryo ni iterabwoba. Igituma n'iriya ntambara y'Isirayeli na Palestine itarangira ni amadini, ni influence z'imyemerere. kumva yuko ibuye riri i Yerusalemu atari ibuye ng'irindi, ngo ryo ryabaye ritagatifu. It's a stone. Jerega ntabwo ikibazo mfite buriya mu bantu ntabwo ndi umwiyahuzi, ariko ntabwo ndi umuntu ufite ubwoba bwo kuzira ibitekerezo byanjye. Ubwoba bwo bwarashize, ni buhari. Abanyamadini bagira ibirori byinshi. N'ejo yari Assumption, yari konje ngo Mariya yagiye mu ijoro. Umuzungukazi birandeba ikiri yagiye mu ijoro. Mbwira aho bihurira n'umunyarwanda, umunyafurika uri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kaza Bikira Mariya, Mariya mutagatifu, mama w'Imana. Niba hari ikintu kibaho cyafasha amadini kikayambika ubusa, kikerekana ko ari ubushukanyi kandi atanakenewe mu Rwanda, ni jenoside yakorewe abatutsi. Yego, mwaramukanye, amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio, ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora nyarwanda. Turi hano n'umusesenguzi wacu, Diaspora y'u Rwanda. Diaspora y'u Rwanda, arakoze cyane. Turi kumwe n'umusesenguzi wacu Mugabe Bob. Nagucekinga ndebe kutarangaye, sanze wakurikirana. Turi hano kuri Grand Legacy Hotel, ni hoteli nziza cyane iri kuri uyu muhanda
ugana ku kibuga cy'indege urenze aho bita godiyari, ubwo uba uri kuva sonatibe uri kugenda ariko utaragera kuri Prince House, abantu benshi barahazi, harebana n'ahahoze Alpha Palace. Kuri ubu ngubu hari EMS, ya institute ya mathematics. Kuri ubu ngubu tugiye kuganira na Mugabe, tugiye kumva ibitekerezo byanyu, tubitangeho ubusobanuro. Grand Legacy ni hoteli y'inyenyeri enye. Hoteli y'inyenyeri enye ni hoteli ikomeye cyane. Mbese uratekereza ko hoteli z'inyenyeri eshanu dufite zingahe mu Rwanda? Muri Kigali hari 3. Hari indi yafunguye hariya nuzi. 3 se ni Marriott na Serena nahe na Radisson. Na Radisson. Ariko hari indi yafunguye hariya kuri tennis. Inyenyeri eshanu. Na ifite 5. Irarenze iri. Tuzayisura nayo. Ntabwo ndayisura. Irarenze. Meruka kera baziha standard. Izindi zifite 5 ziri mu birunga, ziri mu birunga, hari n'indi iri Nyungwe. Yego. Za one and only. One and only ahubwo irarenze. Nuko 5 ariyo the last standard. Ariko yagombye kuba ifite nyinshi. So naha kuri Grand Legacy ni ahantu heza cyane. So ntabwo twicaye ahantu horoshye, twicaye muri hoteli y'inyenyeri enye. Ntabwo tuganirira mu bwivumbi. Ntabwo tuganirira ahantu hasanzwe. Urumva ijwi rya diaspora ntabwo ryajya mu dukaritsiye twamukubita ubwica. Ntabwo twaba duhesheje icyubahiro iyo diaspora duhagarariye hano. Sorry Muga, ni byinshi bihari, nyemerera tugende dusubiza bimwe mu bibazo twateguye bagiye batwohereza, kandi wongere ubanshimirire n'ukuri abakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora y'u Rwanda, n'ukuntu batwereka ko turi nawe bashimire, nagiraza kugufasha. Okay, ndabashimira cyane. Yego, ikintu cya mbere mbashimirira uko badukurikira, bakomeje gukunda ibintu dukora. Icya kabiri kinakomeye nuko banagira uruhare mu byo dukora, baduha ibitekerezo, baduha ibibazo, bakaduha n'inyunganizi. Burya baba batweretse ko bari kumwe natwe. Yego. Yego. Buriya icyo umugambi wo ukigambiriwe kugira ngo dusome zino comments nuko tuba dukenera ibitekerezo by'abandi. Mu Rwanda baravuga ngo umugabo umwe agerwa kuri nyina. Abagore bakandamijwe kuva kera. Oya, ibyo nari ikibazo gihuriye naho uwo mugani iyo wumvise abantu benshi badashobora kumenya Ikinyarwanda bihutira kuvuga ngo abagore barakandamijwe. Ubwo nashyize muri abo bantu benshi. Nta hantu bihuriye n'umugore, ahubwo bihuriye kuba umugabo umwe. Okay. Of course aba ari umwana wa nyina. Agerwa kuri nyina. Ababaye ikigoryi. Oya, ni ukuvuga mu Rwanda ubundi society yo mu Rwanda kuva kera na kare it was a polygamous society. Umugabo yabaga afite abagore benshi. Kandi kugira nta nubwo ari ikibazo gusa cy'u Rwanda, umuco wa Afurika polygame niyo. Umuco w'i Burayi ni ukurongora umugore umwe, kandi uwo mugore umwe nabwo byagizwemo uruhare n'idini, ariko bigatuma icyo kintu cyo kurongora umugore umwe babaho mu buzima bw'uburyarya. Ndaguha urugero. Yego, ndabizi hariho abagabo bake bari royo ku mugore umwe, bake pourcentage ni nto cyane, ni 0.01. Mbese urebye pourcentage igana n'amajwi Green Party yabonye. 0.50. Now abagabo benshi muri society y'u Rwanda kuko bari polygamous, by nature, muri nature polygamy. Itegeko ribasha umwe, ariko muri nature bari polygamous cyane. Society yo muri Afrika iri polygamous, bigatuma
agira umugore umwe basezeranye Eh, ariko akagira n'abandi bakobwa akodeshereza utugeto eh, kandi na wa mushahara wabo akabahaho no agasaranganya. eh. Bituma sosiyete z'u Rwanda na sosiyete za Afurika zibaho mu buryarya, yewe nta nubwo ari iza Afurika gusa. Muri false pretense False ukigira nk'aho pretense. bikunze Ngaho bikunze Eh, yuko umugore ari we muzabana wenyine kandi mubizi neza ko atari byo, eh. muriho murabeshya. So biriyo Ndetse abayisilamu babifite uzareba mu no mu mategeko kintu ko babatera amabuye. mva ku buretse kuzanamo amadini kuko mu bibazo dufite amadini arimo, ibyo byose mbishidikanyaho, simbijyaho impaka nawe. Niba Ntabwo nakirushye njya mpaka nawe kuko nabadi inyuma yawe ahubwo. oya, nawe ufite ibyawe bitekerezo, urasoma, uri umujyambere, ndanakubaha, ariko ibyo utabibona ko mu bibazo byinshi bitezwa n'amadini. Ni ikiganiro cy'ubushize uragira kugisubira mu makomenti. Igituma n'iriya ntambara y'Isiraheli na Palestine itarangira ni amadini. Ni influence z'imyemerere. Kumva yuko ibuye riri i Yerusalemu atari ibuye ng'irindi ngo ryo ryabaye ritagatifu. It's a stone. Ushaka kugeza i Yerusalemu ukareba aho barwanira, nta kintu cyo kurwanira kiriyo. Imyemerere ni Iyo reka nyireke, reka garuke ku miryango. Wabonye ko n'abazungu cyane cyane b'Abafaransa n'Ababiligi, yewe n'abandi no muri British, mbese b'abasirimu b'ababujuwazi, b'ababujuwa class iri hejuru, bafite ikintu banumarayizinze ngo uriya ni umugore we, ngo ariko ngo uriya ni mistress we. Abafaransa bo bakabikabiriza bakavuga ngo uriya ni deuxième bureau. si polygamy. Si polygamy man. Ariko ntabwo umugore wa mbere babizi, nta consent aba bifiteho. Iyo yaba ari cheating isanzwe, polygamy yo irabikwemerera ko ufite urugo hano n'urundi aha n'urundi aha. Nabundi kubana n'abagore benshi mufite umwe w'isezerano, ibindi ni cheating. N'uwisezerano ntabwo abamuzi. Uwo ku ruhande iyo deuxième bureau. Kabamuzi babaziragira. Abagore niyo mpamvu ari kubakoresha mu butasi, biba ari byo bintu biri efikasi kuko baba bafite amakuru. Niba ufite na girlfriend wawe akakubaza ku kintu wumva gikomeye, ushaka kuzamubwiza ukuri, ajya kukubaza amakuru yose afite. Ni confirmation n'abashaka cyane. Abagutestinga how honest you are. Ariko hari abemera gato n'ubundi avuga ati cyakora cyose this person ntabwo ari trustworthy. Nuko hariho abantu bameze nka Shaggy muri ya ndirimbo ye yise It Wasn't Me. Ati yari afite video, ati yarambonye, ati ibintu byose yarabibonye, ati ikibazo ni uko nafashwe. Nafashwe, ati It Wasn't Me. Abagabo benshi ni gutya, ati sheri, ati burya wawe ntiwabonaga uriya mukobwa twari turi buriya si we wamwitiranye, nta nubwo yarigeyewe kandi yamufashe yabibonye, ariko agakomeza iyo principe ya It Wasn't Me, kandi anamufashe no kuri kamera. icyo nshaka kuvuga, igihe kirageze abantu byibutse bagerageze kubaho abo barimo. Ugerageze kuba uriwe. Icya kabiri, abantu bijizemo kubaha Imana kurenza influence y'amadini. Hanyuma se aho ngaho ukomeza bazamenya gute icyo Imana yavuze icyo ishaka batabikuye mu madini?
urakoze, icyo ni ikibazo cyiza. Mm. Iki kintu ugiye kuvuga ikintu ushaka kugira ngo kimfashe mu kinyarwanda, ndagerageza. ndagisubiramo. Religion Mhm. is man made. Mm. Amadini yakozwe n'abantu. Yego. Yego. Religion is a way Mhm. to get to know God. Religion ni inzira inyuramo kugira ngo umenye Imana. Yego. Mm. So it is man made. Mm. Muri ya nzira y'abantu bishakashakishiriza kumenya Imana, Mm. byatumye bahimba amadini. Okay. Mhm. Spirituality. Mm. Spirituality ni iki? Spirituality, spirit ni nk'umwuka cyangwa ibintu. Ubunyamwuka, Mm. kumenya Imana by'ukuri, naho Imana ikwisangira. Yego. Ijambo rirakomeye, riraremereye. Imana yari ihari. Imana yari Abantu ihari, bashaka inzira yo yo kugira kugera ngo ku bagere Mana. ku Mana. byarabananiye, Bazana religion. bazana Niyo mpamvu bazanye religion. ama religions atandukanye. Yego, Mm. kuko barashakashakisha inzira zitandukanye zo kugera ku Mana. Mm. Ariko spirituality naho Imana ikwisangira. Ariko Imana ivuga ko yohereje intumwa kugira ngo zize ku bantu runaka zibayobora iyo nzira ya nyayo ibageza That's ku Mana. religion. That's religion. Ayo ni amadini. Bimwe bazaduhiga ahantu turi gukorera, abanyamadini badutera amabuye. Byerega ntabwo nta kibazo mfite buriya mu bantu ntabwo ndi umwiyahuzi, ariko ntabwo ndi umuntu ufite ubwoba bwo kuzira ibitekerezo byanjye, ubwoba bwo bwarashize, like ni buhari. Ntabwo Umeze nka Perezida Kagame, nawe niwe wavuze ati ubwo bwoba ntabwo. use naba ashaka kuvuga ikintu gakinyura hirya, ntabwo. Yenda ashobora kutakivuga mu buryo bwo gusatura, ariko gakivuga mu buryo bwiyubashye, ariko gakivuga. Iyi si igengwa n'ibitekerezo, itegetswe n'ibitekerezo. Urabona iyi hoteli iri hano, ihindukira uyirebe neza yegereye. Iyo hoteli rimwe ntabwo yari iri hano, yatangiye mu bitekerezo by'umuntu. Cyane rwose, cyane rwose. Ibi byose twambaye ntabwo byari bihari at one time, ntibyari bihari, byatangiye mu bitekerezo by'umuntu. Arwana no kwifubika, ariko muri uko kwifubika atangira kurwana no kuvuga ngo ni gute nakwifubika ariko gasa neza, ni gute nabaho nifubitse ariko gakomeza niyubashye ngaragara neza. Niho haziyemo karuvate, niho haziyemo amapantaro amwe afite, hazamo kuvuga ngo ambara wifubike, unikwize, ariko nanone use neza. Aho ngaho niho bizinesi yaziyemo yitwa sitayile. Ibyo bita imideri. Imideri niho yaziye, iba ubucuruzi. Umwe akambara icupa, undi akambara imeze itya, undi akambara abandi batishyiraho ikoti, abandi. Ariko igitekerezo ni ukwifubika cyane. N'igitekerezo cy'amakoti buriya urebye ni ukwifubika, ariko tukayagera neza kugira ngo aze ase neza twifubitse ariko dusa neza. Ni Buraya akenshi wambara kositimu ukagerekaho n'amamba, ni gahunda yo kwifubika. Hanyuma iki gitekerezo cy'amadini ni man made, ni igitekerezo cyaremwe n'abantu. Hanyuma kuki hari abashaka uburyo n'imyumvire y'Imana byinshi, ni imiremano y'abantu uko bumva Imana. Hanyuma se abantu bisanga gute mu myemerere runaka, mu myemerere runaka, mu idini runaka? Urumva abo bantu baremye inzira yo kugera ku Mana, bagashinga idini, baramobiriza, bajya gushaka abayoboke, bakagusura, bamwe bakoresheje ineza, mu gihe cy'ibibazo bakaba bari kumwe nawe, ibyo by'iminsi mikuru bakishimana nawe, bagakora imihango ngo yo kukwemeza yuko wemerewe mu idini, abana bawe ngo abe aribwo barerwa bazi Imana.
iyo mihango bagufashije gutegura. Buriya abanyamadini bagira ibirori byinshi. N'ejo Assumption. yari ikonje ngo Mariya yagiye mu ijoro. Umuzungukazi birandeba ikiri iba yagiye mu ijoro. Mbwira aho bihurira n'umunyarwanda, umunyafurika uri munsi y'ubutayu bwa kaza ari Sahara. Bikira Mariya mutagatifu, mama w'Imana. Genda mwubaha, nubaha n'imyemerere y'abantu. Ariko how is it a concern of me? Ni gute bigeraho uburyo bimbuza akazi? Ni birifurega kuko Imana yagushyize kuri iyi si ngo uyikorere, ukore neza, ukore mu nzira yayo kugira ngo nuramuka uvuye kuri iyi si uzayisange. Nicyo nacyo abayizera bavuga ko ariyo nzira baba bari gukurikiza nyine kugira ngo bazabone afterlife imeze neza, itandukanye n'uwaje mu isi akigira ntibindeba. Reka tuvuge dutya, abantu bose bigishijwe ngo Imana ishaka ibi, Imana ikunda ibi ngibi, bafite ikibazo kuko ntabwo ari Imana yakwisangiye. Imana ni ikwisangira ikakubuza ikintu, ni ukuvuga ko izinjira no muri preference zawe. Urumva? Ariko abantu bo babwiye ngo iki edaheri naho twajya kubikomeza. Nasemoga abakereka mbe nk'impordo ikibazo cyanjye niyo twajya kubikomeza. Naho twajya kubikomeza. Uribuka igihe Bibiliya yandikiwe? Ntago nibuka neza inyandiko zayo ziza cyangwa byihorere. Dore icyo reka gikubabarire, reka dusubire tugaruke mu murongo. Igihe ari Korowani, ari Bibiliya n'ibitabo bitagatifu, utekereza ko muri iyo society bize abari bazi gusoma no kwandika bari bangahe? iyo society bari bake. Bari bake. Ndagira ngo ahangaha napitagurikire ibyo bitabo bitwigisha Imana byandikwa, abari bazi kwandika no gusoma bari bake. Ako bari bafite ubundi buryo, nyihanganira gato, batangamo ubutumwa bwabo, hanyuma ibyo kwandika byagiye biba introduced, babivangamo mu bundi buryo bwo gutanga ubutumwa bwabo. Ubundi butumwa bwatangwaga nk'uko abanyarwanda batangaga amakuru no guhozaho inyandiko. Ibyo bivuze wimagina ikibazo ugiye kukubaza. Kambe ndetse noneho now abahanuzi bari bahari mbere yuko biriya byandiko babaga batumwe specifically on a specific society. Ibyo ni ukuri. Abahanuzi bari bahari icyo gihe. Imana yahagurutsaga umuntu, haba mu nzozi, bwiyerekwa, kumva ijwi, ikamuhagurutsa kugira ngo igarure iyo specific society ku Mana. Abantu batangiye kubyandika, batangira globaliza ubutumwa bwatumwe kuri iyo society, bakabugira global, babugira business, babwongeramo protocole, bayobya abantu. Bamwe baranabatwika. Kenya barabishe abantu barenga 100, Uganda barabatwitse. Kenya abantu hafi 400. Hafi 400 barabishe abandi. And the guy wabikoze baritorokera. Kibwetere n'umubikira bari kumwe. Abo batwitse Uganda ntabwo aribwo bwari ubwa mbere bari uriya mubikira bikoze, kuko iperereza ryaraje gukomeza. Isagara mbere hari harapfuye abandi bishwe muri ubwo buryo, bavuga ngo bitegure bajya mu ijuru. That is man made. Ni ingaruka z'abantu guhimba ibintu bikagera kuri plafond, bikavamo kiriya kibazo. Yewe Mugabe nemera ko Imana imvugisha.
yenda ishobora kutakunda ariko iramvugisha, kandi ntabwo imvugisha buri munsi, iryo jwi buri muntu ararigira. ese muga ntabwo wemera ko hari abantu bari qualified kuvugana n'Imana kuruta abandi, Ntabwo mbyemera, bafite ubumenyi? ubwo ni ubucuruzi. aho ngaho ugitangira uba watangiye bizinesi. Iyo watangiye kuzamo porofeshonozi, erega Imana niba twemera ko ariyo yaturemye, icya kabiri tukaba twemera ko Imana ituzi, sibyo? Izi nzira zacu zose nta n'ahantu twayishyira, tukaba twemera yuko Imana izi ejo hacu hazaza, tukaba twemera ko Imana hari ibyo dushakaho, sibyo? Uratekereza yuko wowe hari iki, wowe hari porofeshono utegereje kwigisha Imana? Umuntu wambaye amakanzu, umuntu wambaye amakoti yagerekeranyije, avuga cyane cyangwa se avuga boro yiyoberetse, mwakira ijambo ry'Imana, hariho ubinyuza muri ako karirimbo, udakaza abinyuza mu turirimbo twa classique, udakaza Imana irashaka iki ngiki akabya. I am sure yuko Jesus cyangwa Muhammad bavugana n'intumwa zabo ntabwo ari ririya jwi bakoreshaga. Nta nubwo ntekereza ibyo bavuga yuko Imana ari papa, ruriya rusaku bakoresha ntabwo ari gutyo. Iyo ushaka kugira icyo usaba so, ntabwo ari ririya jwi ukoresha, ntabwo busakuriza. Ariko ntabwo nkeneye umuntu. It is a tool of mobilization, ni uburyo bwo kurekrita abantu na entertainment. None ushatse kuvuga ko ku Mana y'u Rwanda tugira abantu bafite mobilization ikomeye cyane, tuba dufite abantu benshi basenga Imana y'u Rwanda cyane, baza n'i Kigali mu kwagenda cyane. Sirakubwiye Kibeho hariya abagatulika bajya, n'ejo bagiyeyo, ariko Kibeho no kuva kera habaga amabonekerwa, kandi Kibeho hatangijwe na Gihanga hakoreye imitsindo yo gutangiza igihugu. Aravuga ati igihugu Kibeho, Ruhengeri ni Gihanga, ntabwo ari Ruhengeri ngiki. U Rwanda ruhe ingeri, ruhe umutabazi. Hano i Kigali Bwanacyambwe ni ku mugabo witwaga Bwana, witwaga Bwana Ndacyambwe, babiri babitirira hano, bari abatware bakomeye b'ibihinzi. Ibwanacyambwe, abahinzi muri cya gitabo cyawe nabonye ngo ibihinzi ngo bituruka ngo ku bahinzi, ngo ku bahinzi. Ibyo mu Kinyarwanda mu mateka y'imyandikire n'imisomerere biva ku ijambo abahinzi, igishimangira ngo ba nyir'ubutaka ngo mbere y'uko abanyamahanga baza. Ikibazo iyo ufashe statement imwe ukayisubiramo kenshi undogoya, there is no added value, ariko ntacyumvise, kandi si we nibwo gupfobya, niyo ndanga kugira ngo utabreakinga by flow. Guhiza, gufata umuhiza ukavuga ngo bituruka ku guhiga, ibyo babyita kugoragoza, kugira ngo ijambo rigoragoza rivugisha ibyo ushaka. Ariko ni uguhiza, ni ugutwara, ni ugukomera, ni ubutware. Ni ahantu bihuriye ubuhiza no guhiga, naho babikoresheje muri ya ideoloji yabo yo kwerekana ko abami ba mbere b'u Rwanda ngo bari abahutu. Iyo yose urumva aho tugeze, sizi iki kiganiro ukuntu uri bukite, ariko urumva kiraryoshye, nanagikunze. n'ikindi kintu ngira ngo kugira ngo twumvikane neza, niko se shagirana. Ndakumva muga. Tekereza yuko abantu bafashe Abanyafurika bakabajyana iwabo bakabahingisha ibisheke, batishyurwa, bakubitwa, bari ku jegeri, bari bagufitiye impuhwe zo kukuzanira idini ngo umenye Imana. Oya, icyo cyo nanjye na nijoro people shouldn't be stupid. Utekereza yuko Abarabu
bazanye bizinesi ya mbere ku isi, nibo bayandukanye, ko umuntu ashobora kuba ekomoni tukamugurisha. Nibo bazanye ibintu bya slave trade, abacakara. Abo barabu bazanye iryo dini ryabo bashaka kugira ngo bagukunda cyane, kugira ngo uzajye mu ijuru ubeho utengamare. Biragoye ko wabyemeza gutyo, kuko ukoze gukomoza ku kintu nibutse abapadiri barwanye na Rukara rwa Bishingwe, bya bindi yishe abazungu. Bamwe bari abapadiri, abandi bari abatware. Barangiza bakamanika Rukara rwa Bishingwe. Abo bari baje kutwigisha Imana. Hari mu rupfu rwa Rudahigwa haribwo ubutegetsi bw'Ababiligi, haribwo na Kiliziya Gatolika. Kandi erega icyo kintu buriya nta kintu cy'exposure amadini. Peter, ndagira ngo iki cyo noneho gikurikire wihangane nubwo we bitakureba. Nta kintu cy'exposure amadini na jenoside yakorewe Abatutsi. Niba hari ikintu kibaho cyafasha amadini kikayambika ubusa, kikerekana ko ari ubushukanyi kandi atanakenewe mu Rwanda, ni jenoside yakorewe Abatutsi. Amadini yose, ari ADEPR, ari Isilamu, ari Anglikani, ari amakiliziya yabo yose yabaye inzibutso, ari babandi bo ku isabato, ngo bategereje Yezu kandi uzaza ku isabato. Iwabo uzakirinda n'aho bakomoka. N'abapasitoro babo bose benshi bakomeye bijanditse muri jenoside. None se mubaze, ihangane, ndashaka kukureba mu maso kugira ngo nkubaze. Ndakumva. Iyo ufashe abasenyeri ba Gatolika, ugafata abasenyeri ba Anglikani, ukabagerekaho n'abandi bapasitoro bakomeye b'Abadivantisite, ukagerekaho n'Ababatisita, ukagerekaho n'abashehi bakomeye muri Isilamu, mu masengero yabo bose bakajya muri komporo ya jenoside, bakabona n'ibyanditswe byo kwigisha abantu ko Imana yabatanze. Iyo ni Imana? Ansubiza, iyo ni Imana? Ibi bintu hari ibibazo nitondera mfata nk'ibiri retoriko. Nitukaganira ngo nugeze hagati ngo unererane, kubera ko ikibazo yenda cyakugonze. Iyo komporo ya jenoside ni poroje y'Imana? Oya, ntabwo ari poroje y'Imana. Ikibazo cya kabiri, abo bantu bakorera Imana? Ntabwo bakorera Imana, kubera ko ikibazo cya gatatu, byabyaye ikintu kibi. sisitemu y'imyigishirize yabo yari ishyigikiye ubumana? Wenda the end justify the means, ariko igihari ni uko bavugaga ko ishyigikiye Imana, kandi ushobora gukora ibitandukanye rega n'ibyo wigisha. Nose Imana nimba ikubwira ngo ntukice ukica, ukoze ibitandukanye n'Imana yavuze. Ariko ibyo ngibyo ushobora kubikora gawe igira neza ubwe wenyine. Iyo ari hierarchy, abantu bose bafata ibyemezo, umugambi waranogejwe. Ndakubwiye nta kintu cy'expose amadini n'aba bayatangira. Ariko attention, ntitubikureho ko hari abantu babihaye Imana barinze abantu mu gihe cya jenoside. Nose wa mumasera yitwa de mu majyaruguru wari ufite umuvandimwe mu kazu. Hold your horses. Okay. Abapadiri Girumatse ntibatabaye abantu se? Iyo wari uzi Girumatse uvuga, ayishuwa ko yitwa Girumatse? Kuko ariho Girumatse twakurije
wakatiwe uwo ndivuga uwo mvuga we yapfuye yapfanye yego. n'abantu b'i Nyanza. Abo ntekereza ko byashingiye ku mutimanama wabo cyangwa se spirituality yabo, uko bamenye Imana. Imana ariyo ibiyeretse. Wanesheje umurongo, Oya ntabwo nagutesheje jya umurongo. ugihanganira, Mm. njye ndagize icyo ndimo kuvuga. Mm. Nta kintu kibaho ku isi cyexpose uburyarya bw'amadini no kubeshya no gucuruza Imana kugira ngo bibonere amarongo kibaho nka jenoside yakorewe Abatutsi. Uburyo n'aba ngabo bandi basakuza aba evangelicals bano bavugabutumwa barokore biki byamamaye cyane mu Rwanda ejo bundi. Mm. Iyo leta ibasaba n'abandi bantu bakabasaba, ibyo mukora yego ni byinshi, ariko turi very sensitive about it, nuko n'ibyabo tutabishira amakenga. Kubera ko dufite live example, religions were exposed by genocide against the Tutsi. ariko nanone ntabwo twakwirengagiza uruhare imyemerere n'amadini yagize nyuma ya jenoside komora ibikomere no gutanga icyizere mu banyarwanda. Ahubwo urifuza kugira ngo wumve icyo bivugaho. cyane rwose. uzi fast food Yego. buriya mu Kinyarwanda umuntu yabyita gute? Fast food ni ibiryo urya, Fast food ijambo ryagiye mu Kinyarwanda humura barabyumva. ni ibiryo urya byo bwaya byihuta ugahaga. Ni ikintu kigira side effect zikomeye cyane. Buriya fast food igira ingaruka zikomeye. Urabona zino nkoko babahereza ziba zimaze icyumweru kimwe bazihaye, turanahegereye uri kwivuga nkumva ndayishatse. ibyo turareba niba ariko bakazisiga ibirungo biryoshye cyane. Ariko abantu bakijije abantu muri jenoside bari mu madini, ni nk'uko ari abanyarwanda barokoye abandi banyarwanda muri jenoside, ni nk'uko hariho abahutu bahishe abatutsi muri jenoside. Cyari ikibazo cy'umuntu, imyemerere yemera iki. Icyo nicyo nita kumenya Imana. Kumenya Imana kuvuga ubushize twavuganye, Imana muri wowe irangana iki? Imana muri jye irangana iki? Nayihaye umwanya uganutse. none se yagira mite tahuye n'umuntu yizi ngayikwinjizemo? Nta muntu yize ubaho. Wowe ubwawe tangira urugendo rwo kumenya Imana ku giti cyawe. tanga nk'inuze nk'inzira umuntu ushaka kumenya Imana bigenza ate? Nimba wavuze ko hari inzira ziri man made zigeza abantu ku Mana, nta bintu byoroshye se twemeranyije uwo mu kanya. Sinekereza yuko ngira ngo banza hari ukuntu ari ahantu ugera ukajya. Niba twemera ko Imana yaturemye, tukemera ko Imana itwumva aho twaba turi hose, wayitabaza ikagutabara kandi ikakumva. Wowe ubwawe ukicisha bugufi ugasenga Imana iwawe, ikakwiyereka kandi irabikora. Buriya se buretse gatoya,
utarimuka aho ngaho hari akantu nibagiwe kuvuga. urabona these people, Which people? by the way, hari ikintu amadini tuyarekera kubaho ameze nka UN byose nta kintu bimaze, ariko they are necessary evil. Idini is a necessary evil. Yeah, it's necessary, birakenewe, ni ibintu bibi ariko bikenewe, ni nka UN. Okay. Amadini yazanye education mu Rwanda. Amadini hari abantu afasha komora ibikomere, ibyo ngibyo bavugaga. Hari n'amavuriro n'ibitaro bishingiye ku myemere. Bishingiye kubera iki? C'est necessary evil. Na ibyo hari aba professionals bazi ibintu by'isaramitima, sibyo bashoboraga kudufasha nk'abanyarwanda twishakamo igisubizo, which is good. Aya mashuri n'iki n'iki haba za leta zikora n'ibi bitaro biba byarubatswe na mbere y'uko byubaka ubu ngubu, ariko iyo ibintu byose uvuze, amadini niyo yubatse amashuri, niyo yubatse ibitaro, baba ne means of recruitment. Ntabwo ushobora kwigira mu kigo cy'abayisilamu utajya kwijuma, uri umukobwa utitandira, oya ntabwo isilamu ntabwo yakutegeka kujya mu musigiti utari umuyisilamu, ahubwo njyewe mbaza wigiye mu kigo cy'abapadiri najyaga muri misa mu gitondo. Urengeye abasilamu, ntabwo ari ukurengera abayisilamu, ntabwo ari ukwataka abagatulika. Hari amategeko n'amabwiriza nyihanganira akose reka nkubwire agenga kwinjira mu musigiti. Ntabwo wakwinjira mu musigiti utari umuyisilamu, ntabwo wajya gusara utari umuyisilamu. Kongejyayo ubu ugenda ku bushake bwawe none, ariko nta tegeko ryakujyana yo kuganira. Ahubwo icyo ngicyo kwitangira niyo amategeko y'ikigo ugomba kwitangira. Yego, ariko ayo mategeko y'ikigaturuka si mu idini, aturuka mu idini. Urakoze. So ubwo no kuvuga ko icyo kigo ari center of recruitment, yego, of religion. Ni centre, nta kigereranya n'ikigo cya gisirikare kigishirizamo abasivili igisirikare. Ni center of recruitment. Icya kabiri, mu bantu bose bigira mu mashuri ya Isilamu hariho isomo rya Korowani ritabura cyane rwose. Education in Islam is a center of recruitment. Sure. Mu bigo by'abadive hariho amahame y'abadive, aragenda akajya muri discipline y'ishuri n'ibintu ugomba gukora nk'umunyeshuri uhigira. Ko gatandatu nta kintu gikorwa. It's a center of recruitment. Ibigo bya Gaturika, but the same thing. Natwe muri religion twigishwaga bya Gaturika. All these, ibyo bintu byiza bazanye, ariko it's also a venue of recruitment. That's what I call recruiting. Abantu bereka ibintu bibi bisaba kubareshya. N'ibyo bitaro n'amashuri ntabwo babyubakiye kubera ko badukunda cyangwa bashaka ko abantu. It was a center of recruitment. Gukurura amarangamutima y'abantu. Oya, kumobilizinga abantu ngo binjire muri ibyo bintu. Nyine kugira ngo winjire ukagenda tuno muntu ntabanzanira ishuri, tuno muntu yanzanira ibitaro, ugatuha usympathizinga nawe. Uzumve abantu benshi abactivist badefanda amadini bahita bakubwira hari ibyiza amadini yazanye, ariko amadini nta cyiza yazanye, yaje yihisha inyuma y'ibikorwa byiza. Hanyuma abantu benshi bagize abayisilamu nzi nuko abayisilamu bagendaga nibwo bagafata abantu bashoje bakabagemurira ibiryo. Isilamu irabikora mu magereza yo mu Rwanda na Gaturika irabikora mu magereza yo mu Rwanda. Ziriya zose ni strategy, ntabwo ari uko bagukunda, ni strategy zo gushaka abayoboke. Hanyuma mu guso nicyo navugaga, religion is a necessary evil. Kadusoza kuri iki kintu cy'imyemerere. Ako kandagira ngo kumvikane, it's a necessary evil. It's necessary kubera ko ituzaniye amashuri, ituzaniye ibitaro, ifite ibyo bikorwa.
ariko it is evil kubera ibyo bagambiriye ni inyungu zabo. I can state that without fear of a contradiction that religion is a business. wabishimangira ko Ndafite ubwoba ari bwo kuba hari undi wabibona ukundi yuko amadini ari ibigo by'ubucuruzi kandi bashoboye kwesikuruka leta ntiyabashyiraho imisoro, ariko mu by'ukuri abo leta ikorera guteza imbere bo banyura inyuma bakabibiba. So leta igomba kubonaho kimwe cya cumi nayo, ntabwo abanyamadini bakomeza kwiba abanyarwanda. Leta urahuza n'umukuru w'igihugu wavuze ko leta bagomba gutangira gusoresha amadini. ibyo nta nubwo byakabaye kuba ari news. Iyo wumva yego, iyo wumva neza principe y'umusoro aho ishingiye ku kuvuga amahame y'umusoro, ashingiye kuvuga ngo every transaction buri uko amafaranga avuye mu maboko ya Mugabe akajya mu maboko yagira neza, leta igomba kubonaho akantu. Nava mu maboko yagira neza akagera mu maboko ya Pira, leta igomba kubonaho akantu. Pira nayasubiza kwa Mugabe still leta igomba kubonaho akantu. Ntabwo twakwemera transaction iva mu baturage ijya mu banyamadini banayohereza mu byicaro bikuru i Burayi cyangwa se Maka cyangwa ahandi. Iyo sheni yose leta nta kintu ibonaho, aho ngaho haba harimo n'ikibazo cy'abantu bo muri leta babaswa. Abanyarwanda bose usoresha hano ku mugati wabo barenganyije. Every transaction government should get something. Kuba utarabasoresheje ni ubuswa bwaranze zimwe muri leta, ariko kubera ko batangiye kubibona icyo cyaha ndakibababariye. Sigira urote kino kiganiro cyapulodinze nanjye nkicara nkakireba kuko harabera intambara ikomeye muri comment. Kuzi impamvu iri bube jewe n'ubwanjye ukoresheje ibyo abandi batekereza nabo batekereza ibyabo. Ntabwo twakwemera aya mafaranga twarerwa Imana. Imana irya amafaranga. Thank you. Ariko baranaonde twitonde muri Bibiliya baba bafite ingero z'abantu bitwa ko barwanyije ngo ibikorwa by'Imana bikabazanira imivumo, bikabazanira nirimbuka. Aya moke yo kwitwe kivume aho kugira ngo be exploited. Ase Mugabo ntibari butubranding abantu batazi Imana, bakadutangira n'ingero zo muri Bibiliya no muri Quran zishimangira abantu. Ikintu cya mbere kibica amadini na leta zibwe zageze iwaho mu Rwanda byagiye bikora kimwe, because it's a power. Bakoresha iterabwoba. Niyo mpamvu bakuvuga ngo nudakomplaye uzashya, uzavumwa, uzicwa, bakaguhereza n'ingero, bakaguhereza n'ibiki. That is a mobilization tactic by coercion by use of fear. Igitugu gikoresheje ubwoba, gukinira ku bwoba, oya kukuzana kugira ngo tuyoboke kubera ko tuguteye ubwoba. Na za leta zirabikora, muri politike naho birakorwa cyane. Ntuvuge, nuvuga turagufunga, nuvuga turagufunga, turakwica, turakurimbura n'umuryango wawe. Leta buriyo yivuzeho bakakumva, bakomerera nabi, bakateza urwikekwe hagati ya Mugabe na Igiraneza Rapira, bakavuga ngo buriya bwo bicaye baganira buriya leta irabumviriza. Noneho twebwe tugatangiye gukekana n'indi ukorera leta. Coercion through fear. Religion the same shit. Muga reka dusoze hanyuma mu madini niho honyine haba umuntu uhagarara imbere y'abantu akavuga abantu batari bumubaza. Ibyo bintu bigomba guhagarara, ariko ku dini ntabwo bigomba guhagarara. Iriga n'uyivuga ibintu ntabwo questioning ijambo ry'Imana. That is what they say. Oya. Ndetse wahaguruka ukavuga uti ko muri kudusomera ngo urwandiko Peter yandikiye abangaba byatugezeho gute turi abanyarwanda. Wahaguruka ukabibaza pasiteri cyangwa yatakugira umuntu ukwemera guki. Udafite ubushobozi bwo kubibaza, naho uri ntabwo wagiye gushaka Imana cyane rwose. Muga reka nkubaze ikibazo cyane. Hari ikintu uri bwo kugira ikibazo cya nyuma cyo kigiye kuza ndanacyemera. Hari akantu gatoya kagobetse
waciye mu ijambo n'akarangije umwangisha ngo ibitekerezo muzakomeye cyane rwose. Baraduha n'imirongo uyitegure. njyewe na bibiliya araza nibiba ngombwa azayitabaza na korowani don't worry ibyo byo ibintu najya nemera mugabe mba narabikozeho ubushakashatsi mba narabanje kubyemera ntabwo makana ikintu kubera ko numva nacyishimiye gusa oya mbanza kukimenya gikora gite kimeze gite cyatangiye gute kigeze cyagiye kigira ibihe bibazo gute ntabwo mpfa gusa kubera ko numva nakwishimiye ngo ndende utareshya aganjye ngo ntagere kukwanga. I don't have that style. ubwo n'ubu ni hate ishingiye kuri ignorance. hari ibintu bibiri people should learn to question. The capacity of intelligence, human intelligence, is built on questioning. Umuntu udashaka yuko uba umunyabwenge nakwemerera kubaza nanakwemerera ko icyo kintu kibazaho. Abantu benshi batangira kwibaza ku Mana, amadini akabatera ubwoba. Kwibaza ku Mana uba uri guhakana, uba uri gupinga ibintu Imana yavuze. Ntabwo uba wahakanye. Niko madini avuga. Iryo ni iterabwoba navugaga, ni iterabwoba. Kubanza kwibaza ibibazo no kugira amakenga ku byo bakubwira no kwibaza ibibazo bikomeye bishingiye mu kintu kiri mu muntu cy'Imana yamuremanye cyo gushakashaka no kumenya ukuri. Ariko amadini yo akubuza gukora ubwo bushakashatsi, ahubwo akaguhereza ibisubizo birimo n'iterabwoba yuko ibindi wibaza byitwa ubuhakanyi, byitwa kutemera no kubangikanya Imana. Iryo ni iterabwoba. A good spirituality is born out of the quest to know. Wanyihoreye nagiye mu Cyongereza cyegire. Nabyumva ngo byubakiye kugira inyota yo kumenya no gushaka Imana. Aho niho Imana izirika kwiyereka. Ariko kandi muri yo quest to know, it is asking questions. Of course, quest to know ishingiye mu kubaza ibibazo, ubyibaza, ukora ubushakashatsi, wifuza kumenya Imana, wifuza n'ukuyigira ngo Imana ikwiyereke. Iyo utangiye gusengera kwiyereka, religion yica that quest to know, to understand, bigatuma utabona Imana ahubwo ubona religion, ikarangira mutemanye. Kandi mwese muri religion, kuko mwese ari ubwo uzi Imana, inyota yo gushaka kumenya Imana no gushaka kuyimenya, religion irayica. Idini ryica gukora inyota no gushaka no kwibaza ibibazo byinshi ku kugera kumenya Imana, ahubwo ikaguhereza ibisubizo by'ibihimbano. Kandi yarangiza ya nyota yawe ikayikoresha iterabwoba yuko ari uguhakana, yuko ari umwe utemera, yuko wabaye Toma, yuko wabaye Ruzuba, ngo uyu muntu ngo nawe ngo ni Toma. Iyo ni principe yo kukunyega no kuguca no guca intege ikintu umuntu avukana cyo that quest to know by asking questions, interrogating, investigating, understanding, guhuza ibintu runaka. Ndabizi neza yuko Imana tutayimenya dukoresheje ubwenge bwacu gusa, ariko ubwenge bwacu butuma twebwe bushyiraho condition nahita gute, bushyiraho ubwenge bwacu bushyiraho inzira ituma dushobora kwicisha bugufi, twabona bukadutegura kugira ngo dusabe Imana, hanyuma Imana itwiyereke. Umuntu uzahereza ubufasha nta kintu yabikoreyeho, ubwo bufasha ntabwo ari ubwo kumufasha, ni ubwo kumuhoza ku mavi ahora aguteze amaboko. I agree.
rwose iyi nyigisho ubaye rwose ubu nanjye rero yicaye ndi muri awe ndi kumva gusa ukuntu abivugaga, ariko ikigaragara ni uko hari ibitekerezo bitandukanye byaje guhindura imitekerereze y'abantu, ikayirimitinga ku bintu runaka kugira ngo batagera kure. Mu gusoza kuri iki kintu, way forward mu Rwanda ni iyihe, nyuma y'uko hatangiye kugaragara bamwe nawe urimo bashaka kwerekana ibyo abantu bahishwe, bashaka kwerekana ikintu kibi kiri kuva muri ibi bintu bari kwita byiza? ikintu cya mbere nabwira abanyarwanda ku by'amadini mubyitondemo. Ugasanga hari umunyarwanda mbese umutagatifu cyane ukomeye kuri kiliziya gatolika kurenza papa, ukabona umwisilamu n'imyenda yayitemaguye, yakoze ibyo ashoboka byose, yitwikiriye mbese nk'abarabu bari mu butayu. By the way, biriya bintu byo kwifunga ikintu mu mutwe bukita ngo ni ikiremba. Biriya bintu bifasha abantu bo mu butayu kugira ngo uriya mukungugu n'uriya mucanga utabajya mu mutwe, ibindi bakabishyira mu maso kugira ngo ibyo bintu bitaza. Ukabona umwisilamu wo mu Rwanda yitandiye umwenda w'umukara yashyizeho, no ku maso yahakinze. Kariya kantu gafashaga abantu bo mu butayu kugira ngo badahumishwa n'ivumbi ryo mu butayu, ariko ukabona umuntu yari yarabikora i Kigali. Ibintu mubyitondemo, mubigabanyemo ibintu by'amarangamutima, dutangire gutekereza ku bintu. Niba jenoside yakorewe Abatutsi atari ikintu cyiza gituma abanyarwanda bakwiye gutangira gutekereza ku madini, batangiye gutekereza kuri leta, badatangira gutekereza kuri politiki, gutekereza ku ndangagaciro za sosiyete, nta kintu mwize banyarwanda. Muga Karame, reka ngushimire. urakoze cyane. Urakoze cyane no kuri